harya ubwo WhatsApp kwa mugani wa papa cyangwa yavuze ngo nimero itaguhamagara siba, noneho nimero itaguha n'ijana wanasiba, ariko uze n'umwuga wangirira akamaro koko mbone ndize cyangwa se ndakoze bibaye ibihire, n'ubutubuzi bwarananiye kose nawe hagerageza amahirwe ya nyuma mvuye ubutubuzi bwa mbera k'amafaranga zo kuri telefone basi baravuga navuga ngo wahita bagufata bakaguha cyangwa banayaguha nayo mafaranga none ahubwo reka nkwereke ngiye gutubura muri iki gihe ibintu by'isengero, aho ibintu by'isengero sigaye mbona ari byo bifite amafaranga, dore ko bana bihagurukiye ngo bijye bisora none kanze ndebe abapasiteri sigaye mbona bambara udukote, bambara ntaribe ariko agakote ko numva ngafite ariko agakapu nagendanye se ko nari ngiye kuvumva nkabura ukuntu nabigenza, ntaribe kanze ndebe ariko ari cyane nagize ngo kano gakote si kanamberera n'ubutubuzi ngo nta muntu watubura ibimeze gutya kuko nta mpamvu yo gushonja, ahubwo reka ndebe mbe nzenguruka ndebe ko nahura wenda n'umuntu wawe bibaye, dore ko ibidayimoni bisigaye bafata ku sataniye wubuye agatebo hano bajya babeshya ko harimo ibiriye ntabwo reka nshyiremo kano kugira ngo bikomeze na telefone kugira ngo bajye bagira ngo ni bibiri noneho rero nguruka hano bakura hera reka kugenda hera aho mani buriya njyewe nikundira ibintu byo kugira ibintu pasiteri turamubona asengera umuntu icyaranga sema ndamugenda yawe kashake pasiteri ndagira pasiteri ari umuntu byanze byananiranye yagwaye uhuye na mana y'ibiceri ubu ngubu byabaye genda byakunda birakunda ntibyakunze nako kuko ahuye na pasiteri nya original apotre
Patrick. Ya. Umuntu se mana dusenga nambaye iki kiganza ngira ngo musengere kugira ngo izingindi zibumva mwizina rya Yesu ase ora ariki kubirenganya ufite amafaranga cumi sawa cumi ko numva ari make nari mugeraho turuwa nazo ndashyira muvure vuba mana uri mana itumva ibiceri bisakuza imana kangu ikintu niba ari iby'ingurube byamugiyemo komenya ko kanga mwizina rya Yesu toka satani mwizina rya amasengesho yakora mwizina rya Yesu masengesho yakora mwizina rya Yesu toka satani mwizina rya Yesu muvemo ubundi ibidayimoni birukubiri ushobora gusanga n'ibyo mu ngurube byamugiyemo kandi ibyo mu ngurube kugira ngo bizamuvemo iki kidayimoni watumwe nande watumwe nande buretse watumwe nande dayimoni kitavuga n'uwagitumye rero ushobora kubona ngiye kukiye ahubwo reka nkwereke hari umupasiteri nzi ni umubishopu aze muguhamagara mwitaba kavamahanga nyine hari ikintu cy'igisazi nari mbonye ibidayimoni byafashe twagwaye mu mutwe nyine ngo twagandaye urabona ko nyine ngwino nari umusengere ngewe urangurira inzoga nyine ngewe ibyanjye biranze nyine subizi ko se ngewe nyine mba ndi kwirengera nari nywashe ibyatarateje imbere ntose ko nagira naho mba ntari nyine ubanguka nyine umusengere ntari reka nze ndebe ko bama nijoro unugira naho ntinduva ngo waje gukorera amafaranga ahubwo se ubungubu n'umwuka amata ubu nta n'ijana ra kanze ndebe ko ava amahanga ariko wowe nari n'ubundi se ko mbizi kava amahanga arareba ikintu n'abantu tukavunya umushakira kava amahanga wagiye ni byose kudani wa bara Venyabachi. Ako siri ngumu nani wa pastor babi. So amezutera. Bidacamo. Ni hehe? Ndaje. Sasa kuna haka tu. Ndabona. Kumara cyane. Barenze. ego pastor Kumara cyane. Yesu simu. adeni Ahimbaza. Nose, umuntu yafashwe te. ntabwo mbizi nanjye Manje musimu. Ndamuvura. Yafashwe tera. Inciro ariko. Kuri umuntu uzi yahwereye nda nko gupfa. Afite umuriro ni zeru. Ni zeru. Munda ni zeru, hose ni zeru. Ahubwo tuje mu biciro. ngo ugiye kumugura
zamani muvura ariko n'umwana amusengera wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah akbar si umuntu agwaye ibyahe ni igihene ntibyikuve ukanya mwami mana sinamenya agwaye n'ibifokonyo yewe watumwe nande sha si arasuba hari nawe uhari noneho yo urazi se yawaye igishwi ina senge nkambaza uho ariko wewe watumwe nande sha umuntu wiki murazi se watumwe nande Harakima kigitobora. uvumuriro mubafaya mukize musirike amavuta mwana imana arakina byagoranye mwana imana mukize umugabo mwazane faya umwuka wera manuka rasimana yatakaputa mwana imana alhamdulillahi wala akbar mwana imana wala akbar me asubuhani wa tahara haji mwana imana habwa icyubahiro ni kimana mwana mashi Kagutse. mwana mashi mwa Shari, aha twaje ni he? Kira sha. Werero. Najya gatatu mujya. Eza. Tugehe. Ndi kunyishura. Kunyishura. Kunyishura iki? kuko hagati aha ngaha ariko wandageho muravuga amademo n'abazima yaje mu ngono no mwashaka kuzanga amademo Umunyenga twabona ngaho muhaye. abantu basaze we abantu bankubita